Mwaramutse neza, mwaramukanye amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe uyu munsi. Ni umugisha ukomeye kubana namwe muri iki gitondo. Ndabizi wowe ubana natwe kuri Dufite Imana TV. Wahisemo neza, Imana iguha umugisha kandi nawe utarakora sabone cyangwa subscribe uyikore. Wowe udukurikirana kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Dushima Imana muri iki gitondo ko yaturinze mu bicuku bya nijoro, yakurinze, yandinze. N'ishimwe rikomeye bene data, mumfashe dushima Imana, mumfashe tuyiramye. Mu mutima wawe uvuge ngo uhimbazwe Yesu ko wandinze, uhimbazwe Yesu ko warinze abana banjye, uhimbazwe Yesu ko warinze imiryango yanjye. Reka nkubwire mwene data, muri ibi bihe bitoroshye biruhije abagenzi, komeza ubane n'Imana, komeza uyitumbire. Muri iyi nzu yuzuyemo ukaravuga ngo tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo ku buzima bwawe. Reka nkubwire, watumbira abantu ntibagire icyo bakumarira, wahanga abantu amaso ntibagire icyo bakumarira, ariko nutumbira Yesu wenyine, haleluya, azakubera igisubizo, azakubera umutabazi, azakubera umurengezi. Imana ishimwe. Shima Imana muri iki gitondo, ni ubuntu wagiriwe, ni amahirwe wagiriwe. Iracyagutije ubugingo, iracyagutije umwuka, iracyagutije ubuzima. Shima Imana, biha agaciro, kuko hari benshi bagenzi bawe batambutse, hari benshi bavuye mu mwuka w'abazima, ariko uracyahumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Hari ijambo tugiye gusangira riri mu Itangiriro, ibice ni 37. Turaza gusoma n'umurongo wa 19. Haravuga ngo, baravuga bati dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri ziriya zacukuwe kubika amazi. Tuzavuga tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Robeni abyumvise aramukiza, aramubwira ati twe kumuhwanya, kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri rwa rwobo, rurimo mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho, kwari ukugira ngo amukize amusubize se. Yozefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwari rurimo ubusa, nta n'amazi yari ari muri urwo rwobo. Imana ishimwe. Yozefu, bitewe n'ikintu Imana yari iramuvuzeho, Yozefu yarushaga bene se ubwenge. Yozefu yari afite uburanga. Yozefu yari umuntu uzahagararira abandi, yari umuntu uzaba minisita, yari umuntu uzaba umuntu ukomeye, ariko ngo bagashaka kuburizamo icyo Imana yavuze ku buzima bwe. Reka nkubwire, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, naho abantu bakirwanya, naho abantu bakugambanira, naho abantu bavuga byinshi, reka nkubwire, kizasohora. Ngo Yozefu ngo baramurwanya, ngo ndetse baranagambana cyane, ngo bamujugunye ngo mu rwobo rwo mu butayu, ngo rwari rurimo amazi. Urumva umuntu bajugunye mu mazi hari ubuzima? Urumva umuntu bashyize aho hantu, urumva inzozi ze zasohora? Ngo ariko ngo Robeni ngo abyumvise aravuga ngo reka mbabwire, mwe kuvusha amaraso n'amaboko yanyu, ahubwo nimumureke. Imana ishimwe. Reka nkubwire, nubwo abantu bavuga ngo birarangiye, reka nkubwire, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe mama, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe papa, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe mukobwa, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe musore. Ngo barwanya ngo Yozefu, ngo kugira ngo inzozi ze zitazasohora. Haleluya. Kuko icyo Yozefu yari kuzaba ntabwo bari babishaka. Ntabwo bari bashaka ko azaba minisita, ntabwo bari bashaka ko azaba umuntu ukomeye, ntabwo bari bashaka ko, ariko
Imana ikomeza kumuhagararaho, ikomeza kugendana nawe, ikomeza kurinda ubuzima bwe. Ngo Yosefu ngo baramufata ngo bamujugunya muri rwa rwobo, ariko akomeza kubana n'Imana muri rwa rwobo, akomeza kuba ari kumwe n'Imana muri rwa rwobo, aba muri ubwo buzima yarajugunywe mu rwobo, bazi ko byarangiye, bazi ko yapfuye, ariko Yosefu ngo akurwa muri rwa rwobo. Isezerano, reka nkubwire, isezerano rirasohora. Yosefu arota inzozi, haleluya, ngo abona ngo ari umuntu ukomeye, abona ari umuntu uzaba umuntu udasanzwe. Imana ishimwe, kuko hari icyo Imana yari yaravuze ku buzima bwe, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe mama kizasohora, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe wa mukobwa kizasohora, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe mugore we kizasohora, wa mupapa, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Naho abantu bakurwanya, n'ahantu bagushyira ahantu bakavuga ati reka tumushyire aha turebe ko azahikura, reka tumujugunye aha turebe ko azahikura, ariko uzahava. Reka nkubwire, aho bakujugunye uzahava, ahantu baguteretse uzahava, kubw'imbaraga z'Imana, kubw'ubutware bw'Imana. Reka mbabwire, tugiye gusenga Imana, ariko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizasohora mwene data, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizaba, kuko Yosefu ntabwo yari azi ko yava muri rwa rwobo bari bamujugunyemo rurimo amazi, ubuzima bwanze. Reka nkubwire, kizasohora ku buzima bwawe mama. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uyu mama icyo wamuvuzeho kizasohora, nubwo bamujugunya ahantu, nubwo bamutereka ahantu, haleluya, uzahamukura kubw'imbaraga zawe. Yosefu ntabwo bari bazi ko urwobo bamujugunyemo azaruvamo, ariko kubw'imbaraga z'Imana, kubw'icyo Imana yaramuvuzeho, ngo kirasohora, akurwa muri rwa rwobo rurimo amazi. Reka nkubwire, baguteretse ahantu, ariko imbaraga z'Imana zirahagukuye. Urakoze Mana, urakoze ko uyu mubyeyi hari aho umuteretse muri ya masezerano wamubwiye. Urakoze kubw'uyu mupapa ko aho umuteretse wamubwiye muri ya masezerano asohoye. Urakoze kubw'uyu mukobwa n'uyu musore, mu izina rya Yesu, kubw'isezerano ryawe, amen.